Yes guys, ni Plano ugarutse nanone uhawe ikaze kuri ino channel ikugezaho ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda ku buryo wakorera amafaranga online. Ngo tudatinze rero aka kanya muri ino minota mikeya, wowe icyo usabwa ntiwihutishe video, usabwa gukurikiza ibi byose bundi rero ukabasha kugera kuri ibi ngibi. Ngo noneho aka kanya mbazaniye uburyo rwose wakoresha interineti y'ubuntu rwose ku muvuduko wa 4G kandi wihuse. Ngo tudatinze rero wowe uraza kujya muri Play Store yawe, ngo numara kujyamo uraza uradawunirodinga urajya kuri search wandikamo Stark VPN Reloaded. Ndakeka muri kubibona, ni iyi ngiyi, ndakeka yose muri kuyibona. Noneho icyo uraza gukora nimara kuba installed, uraza kuyikoraho, uyikoreho utegereze. Rero ikimara gufunguka gutya ugiye gukurikiza bino ngiye kukubwira. Uri buze kunyandikira kuri WhatsApp kuri ino nimero nguhe file uraza gushyiramo, ubwo nanjye niyo ngiye gushyiramo, cyangwa uze kureba muri description urayibonamo uyidawunirodinga. Ariko icyiza ni uko waza kunyandikira nkahita nyikohereza inshuti yanjye. Ubwo rero ukigera hano, wowe icyo uraza guhita ukora, urabona hano hari utudomo dutatu. Ndakeka wabonye. Wowe icyo uri buze guhita ukora, uri bwaze guhita uhakanda. Ukimara kuhakanda uraza nanone hano handitse imported setting, ubwo niwe uri buze guhita ukanda. Ndakeka uri kuhabona, babereke neza. Ukimara kuhakanda urabona barahita bakuzanira mu byumba bya telefone yawe. Wowe icyo uri buza guhita ukora, kubera ndabona akakoherereje kuri WhatsApp, kunyandikira kuri ino nimero mubona muri screen, uraza umanuke ugere ahantu handitse WhatsApp. Ndakeka twayigezeho, muri kuyibona, dore ngiyi. Noneho ukihagera icyo uraza guhita ukora, uraza guhita ukirikaho. Ugikirikaho uraza ucuzingamo ijambo media, niho karaba kagiye. Ndakeka dore ngaha, media niho karaba kagiye. Tugire vuba kugira ngo iminota itaba myinshi. Ukihakirika barahita bakuzanira gutya. None uraza ukurikize step uko nzikubwira rwose, uko nzikwereka rwose, aba ariko uza kuzikurikira, nkwibutsa no gukora subscribe kugira ngo update zose n'ibindi biganiro byose, nkwibutsa yuko rwose bijya bikugeraho igihe kugira ngo utazacikana. Ubwo uraza uhitemo aha handitsemo WhatsApp document, ndakeka ari aha ngaha niho urahita uza ukirikeho. Ukimara kuhakirika urabona file, dore ngiyi iraza kuba yanditseho gutya. Nk'uko mubibona ino file irabona izarangiza manda muri 2029. Ubwo njyewe urabona afitemo tubiri. We uraza guhita nyine urahitamo akurasanga hano, uraba wagize akurasanga hano. Ndakeka niko uri buze guhita ukora. Ubwo ngubwo tudatinze rero ndakeka mwakabonye, dore n'aka ngaka uri bukoreho. Ukimara kugakoraho urabona bise biza gutya. Nyine urabona nk'umuntu wakoze ino file, ushaka uburyo wakerita file nabyo wanyandikira inbox, ariko nabyo nzabakorera video. Nabonye icyo usabwa ni ugukora subscribe yawe, video niba igize ikigufasha wamarayika, si byose nanjye ukantera ku nkunga. Ino channel iri muri channel ziri hasi, ariko subscribe yawe imwe yonyine yanzamura. Aka kantu niba ubona ari ubwenge. Ubwo rero icyo uhita ukora, uhita uza ugakora hano kuri OK. Ukimara gukora hano kuri OK, wenda niba utafunguye data, icyo uza ugakora, uraza ukazifungura ariko kuri simukadi ya Airtel. Tudatinze rero, ubwo wowe ikindi kintu uraba usigaje ni ukuza ugahita utapingamo. Uraza guhita ukandamo aha ngaha, ndakeka muri kuhabona. Aha ngaha kabisa niho uri buze guhita ukanda. Ukihakanda interineti rwose irihuta, turabona na data zamaze gufunguka hariya hejuru. Wowe uraza uhita ukandamo hagati, utegereze, dore biri kuba connecting, utegereze urebe ko biba connected. Kugira ngo rwose mba nabashakiye
nabashakiye app rwose zirimo zirabikora, kwirirwa uragura interineti rwose ni process ndende, ngira ngo rwose muri kubibona hepfo biri kwibara, reka dutegereze turebe. Aha urabona nk'uko byabaye connected, ngira ngo rero urabona byabaye connected. Noneho ikintu nje kukwereka rero, hano tugiye kujya kuri YouTube urebe hose, urebe uburyo interineti irimo ivuduka. Noneho tudatinze rero, reka dukupe muri telefoni yacu dushakishe YouTube rwose, ubundi rero dukore turebe. Nk'ibisanzwe rero ubwo ngubwo ndaza ndebe YouTube, dore ngiyi hano, reka tujyeho turebe koko ko ibi bintu ari byo. Uragura interineti rwose iz'ubuntu hano zirahari, icyo usabwa ni ugukora subscribe. Niba video koko wahuye n'imbogamizi, ushobora kunyandikira muri nkahita mbibona, ushobora guhita unyandikira. Sorry gatoya ntabwo nari nakozeho, ngira ngo rwose reka dutegereze ifunguke. Ngira ngo rwose wowe ukibibona gutya isi ifunguka, ndakubwira ati rwose urabona rwose ibintu hano, message zindi nazo ndakeka hano ibintu bimwe na bimwe uri kugenda ubibona. Noneho reka tuze tunajye no kuri research turebe, ibi bintu koko birarya. Reka tuze dukore kuri research, dusacinge turebe se koko ibi bintu birarya, turebe ti koko birarya. Nshingamo kirisizi, sorry murihangana gatoya, murihangana. Icyo turahita dukora hano, n'ubundi urabona yaje, reka tumukoreho. Ukimukoraho reka dutegereze uze urebe nawe, ngira ngo rwose birasacinga ntabwo bitinda, ni nk'umurabyo rwose ino interineti. Njye nanjye numiwe, rwose. Ngira ngo rwose ni ibintu bigaragara, urabona hano kabisa ahise ko aza. Ubwo noneho urabona yaje rwose, tuze tunamupureyinge noneho turebe ibi bintu koko birari. Nta kindi urakora, urabona rwose na SMS ziri kujya zigenda ziza, reka tumupureyinge turebe nubwo iyi video ibaye